السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين. ishimwe n'ikuzo byuzuye ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, nimweza Allah nimweze n'imbabazi ze n'ibisakare ku ntumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira n'abazayikurikiza kugeza ku munsi w'imperuka. Natwe Allah subhanahu wa ta'ala dushire muri bo. Bavandimwe, nshuti, iyi minsi muri aya majoro turimo gusakisha Laylatul Qadr n'ibyiza byayo. Aya majoro abantu barimo kubyuka bagasaba Allah subhanahu wa ta'ala ibyiza ko yabibaha n'ibibi ko yabibarinda. Muri aya majoro ari ikintu mudakwiriye kujya mwibagirwa, no gusabira igihugu cyanyu, ingobyi murimo, umugongo ubahetse, mugisabira amahoro, mugisabira umutekano, mugisabira ko Allah subhanahu wa ta'ala kirindira abayobozi bacyo, mugisabire ko Allah subhanahu wa ta'ala agikiza ibyorezo harimo kiriya cya COVID-19, harimo ibibiza biterwa n'imvura, harimo n'ibindi bibazo bitandukanye ko Allah subhanahu wa ta'ala yabikiza igihugu cyacu bikavamo. Kuko iyo umaze kugira igihugu gifite umutekano, ukagira igihugu gifite ubuyobozi buhamye bwiza bukorera abaturage, ukaba ubushyigikiye kandi ukabusabira, iyo ufite igihugu kitarimo ibyorezo bitandukanye ndetse n'ibiza, iyo ufite igihugu gifite ubukungu buhagaze neza, ubu nawe buhagaze neza, ubona n'umwanya mwiza noneho wo kwegera Allah subhanahu wa ta'ala no kumusaba utekanye umeze neza, wowe n'abawe, wowe n'urubyaro rwawe. Nicyo gituma rero mbasaba yuko mu byo musaba Allah subhanahu wa ta'ala bitandukanye, birimo yuko yabakomeza kukwemera kukuri, yabaha iherezo ryiza buri muntu kugize icye n'imiryango ye, ariko n'icyo ngicyo cy'igihugu mujye mukizirikana, ndetse munagere na kure musabire isi rwose yuko yagira amahoro n'umutekano, abantu bakava mu ntambara zidafite akamaro, abantu bagakizwa ibi byorezo byose birimo kugenda biza hano ku isi. Maze rero dukomeze usabe Allah subhanahu wa ta'ala yakira ukwicuza kwacu, yakira ubusabe bwacu, kandi atwongerere kumwemera no kumwizera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.